Yes, nkuko bisanzwe rero reka twongere tubasuze cyane tubifurize igitondo cyiza kuri mwe wese mutwumva mu masaha mu gitondo, igicamusi cyiza kuri wowe utwumva mu masaha ya nyuma ya saa sita. Tunarero kandi kwifuriza umugoroba mwiza kuba twumva ari mu masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twe hano rero turi mu masaha mu gitondo, turi ku munsi wo kwa kabiri, turi tariki 24 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2024. Nyuma rero nkubwire ko nubundi nk'ibisanzwe muri iki gitondo turamutse tubazane amakuru agezweho ndetse akomeye cyane, ariko nubundi nk'ibisanzwe akaba ari amakuru bikomeje kubera hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko none tukaba turimo turagenda dusimbukira rwose no mu mbibi zihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Aharo ni mu shamba rikora ku Rwanda rikitwa Nyungwe, byagera kuri kote y'u Burundi rikitwa irya Kibira. Ahantu rero nk'abantu mwe n'ahantu hari amakuru ashyushye cyane cyangwa se amakuru mu byukuri arimo kuvugwa, ubona ko ibinyamakuru, yaba ibinyamakuru byandika, yaba ibinyamakuru bivuga, front page yabyo rwose byose biri gukoza ibaba muri wino bigakurikirana izi nkuru ziri kubera aha hantu. Muri make ni ibintu bikomeye cyane byabera aha hantu ku buryo na n'ubu ngubu kubyakira mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byanze neza byanze pe. Ubwo rero natwe murabizi ko ahantu nk'aho ngaho rwose duhita tugenda tukimura drone zacu rero tuzitereka zose kugira ngo turebe uko ibintu bimeze tubikurikirane. Iki gitondo rero urumva ko muri make naho turaza kuhasimbukira turebe uko ibintu bihagaze. Hanyuma nimugoroba nabonye abantu benshi mwagenda munyandikira muti se mu by'ukuri ko urugo rusigemo wenyine sine makosa ari he? Ariko kuba twakuranye ikiganiro cy'ejo ku manywa mwarabyumvishe ko yari ari kuri tere. Gusa ariko muri iki gitondo mu by'ukuri byamusabye kurara harya ngo ni Rwantambe, kurara ya nzira kurara ngende byamusabye kurara ijoro ryose agenda kuva ejo rwose ari mu rugendo. Muri iki gitondo rero akaba yahageze. Ubwo nawe murumva ko rwose n'ubundi ibintu byongeye kuba ibindi bindi urumva ko n'ubundi amakuru abazani hano muri za Masisi na za Rucura hose aba yanyuzeyo. Ubwo urumva ko ni ibintu biremereye cyane, ariyo mpamvu ngubwira nti nyaboneka dutize umwanya utarenze isaha, hanyuma twe tukwihera amakuru wumve uburyo ki M23 imaze gufungura imfungwa. None aha rwose imfungwa bamaze kuzifungura. Ese bazifunguye hehe, bigenze bite? Ni mu mirwano yaramutse nanone muri iki gitondo ndetse inarimbanije hara muri ibi bice bya za Masisi. Mu by'ukuri byose tugiye kukugezaho. Bravo M23 ikaba ifunguye izindi mbohe nyuma yuko muri Rucuro mu minsi yashize cyangwa se mu minsi mike ishize nabwo ari yabohoje wa mushoferi kazi wari washimuswe na za FDLR hano muri Rucuro. Sinema kanongere nkwifuriza igitondo cyiza de. Urakoze cyane rwose. Iby'Ikibira se urabizi? Ibya Kibira bijyanye nuko nerekeye hariya za Rucuro na za Masisi ndetse na za Nyiragongo. Ibya Kibira nagiye numva mubivugaho cyane rwose, muvuga ukuntu rirashyamba ryabereyemo ibitendo byo ku rwego rwo hejuru. Ariko urumva nanjye rwose nagendaga nkurikirana ibya hariya za Masisi ndetse na za Rucuro. Ibi rero by'Ikibira mu nyemerana nibyo duheraho, kuko mu by'ukuri impamvu tugomba kubiheraho niyo makuru nibyo biri gutrendinga ku biro nkoranyambaga. Ibitangazamakuru byose, drone zose niho zagiye rwose zirimo kugenda zikurikira ibiri kubera aha hantu. Ngira ngo mu mibare yagaragaye kare cyangwa se mu yahoze igaragara none kuri rezo sosiyo baragaragaza ko ngo hamaze kugwa abarenga cyangwa se ngo bimaze kumenyekana ko haguye abari gukabaka muri za 400. Ariko biratushoboka ko mu masaha imbere ntibibatangaze bigeze no muri 500, kuko nge ndabona ahantu bishoboka ko hanaguye batayo yose 400. Ejo mwavugaga 80, niba bari 80 bugaca ari 181 bikazamuka bikagera muri 200 bikaba bigeze muri 400. Ntibigutangaze rwose wumvisha ko haguye batayo. Kugira ngo ibi bintu tubyinjiremo neza munyemere mbabwire ko iyi operation hano atari ubwa mbere ikozwe. Ni operation nise ngo ni operation abacwezi. Nkaba nagendeye ku jambo ryatangajwe n'umugaba mukuru w'igisirikare cya UPDF muri Uganda, Muhozi Kainerugaba, akaba n'umujyanama mukuru wa Yoweri Kaguta Museveni mu bigendanye n'ibya gisirikare, ndetse akaba n'umuhungu we ne wavuze ati nabacwezi. Ati abacwezi hari ahantu hari abacwezi. Abacwezi ubwo nukuvuga ngo iki? Operation y'abacwezi.
kuko abacwezi ni abantu baba batazwi ngo barataka ngo ntibamenye aho batatse baturutse ngo ntibamenye n'aho barengeye ni abacwezi abari muri operation bari kwikora ni abacwezi ariko buriya nkaje nk'umugaba mukuru w'ingabo iyo atekereje ibi bintu yarangiza akavuga ngo barataka ngo ntibamenye aho baturutse ngo n'aho barengeye n'aho bavuye ubu koko iki kintu ubu iyi ripoti ari nk'ayo bayishiriye koko wamenye bisobanura ngo iki mumbwira ari nk'ibintu wenda biramutse bere hano muri gihugu cya Uganda bakaba bakekaguye nk'abasirikare ba UPDF barangiza bakamubwira ngo iyo operation ikaba yarangiza bakamuzanira iyo raporo ngo menya ari abacwezi wabati ntago twamenye iyo baturutse ntitwamenye iyo barenganye ubwo rero mu by'ukuri ntabwo ari byo tugiyemo sinamako gato cyane mbere uko twinjira mu kiganiro reka manze mbwira abantu ko iyo operation haribwo yaba hari ahantu ntabwo aribwo byabera hari ahantu mu by'ukuri ngo umwanza gucira kobo Imana ikagucira kanzo niko mu kinyarwanda baca umugani buri ko uwitwa iki gihugu cy'u Burundi kigerageje gutekereza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri birangira abari kutegura umugambi bitabagendekeye neza ari naho natangiye kubona abantu ngo abajyanama bakuru ba Neva ngo batangiye kumubwira ko agomba kugenza make gukorana n'aba bagabo akamenya iby'igihugu kuko ngo bishobora kuzamuviramo ibintu bikomeye cyane kuko ngo nta keza kaba mu bugambanyi iyo watangiye kuba umugambanyi nta kiza kibivamo ngo aho kwica gitera ngo hari n'igihe ngo bishoboka ngo bikaba ngombwa ko wica ikibimutera n'ubu ibintu batangiye Neva ibintu biri kumuzira Neva ko numva byakaze aho kwica gitera ngo hari igihe ngo wakwica ikibimutera niba abacwezi niba Neva ababangamira buri gihe aje kutoreza muri rashamba wenda batabishaka abo bacwezi kuko iyo operation ntabwo ari ubwa mbere ibaye bakubwira ko muri 2018 yarabaye nabwo hagwa abasirikare benshi cyane ba FRN na FDLR ndetse n'aba badede babandi bita nimbonera kuri niba rero byarabaye icyo gihe bikarangira ahagana muri za 2019-2020 nabwo iri shamba hano hantu banza haba n'umuzimu ukomeye cyane hari umuzimu umukecuru hari umucwezi kabuhariwe niba muri 2019 ndetse na 2020 abitwa ba Sankara muri cyagiye cya FRN barahaturutse bakinjira muri ishamba rya Nyungwe amakuru namenye nge rwose uko ikintu giri gutrending niko namakuru agenda atandukanye agenda akuzaho rwose akugwaho namenye ko ba Sankara ngo bari hano muri Nyungwe icyo gihe Sankara yirwaga ari muri Nyungwe tuyirimo Nyungwe turayifite turataka turagira gute buriya ngo nta numwe ngo wabonye n'imbaraga zo kumusubiza mu Burundi muri rya kimeza ngo muri Nyungwe ngo ho ubanza abacwezi bari muri Nyungwe bo rwose ngo ubanza ngo umuziro nukubamo ngo ufite imbunda umuziro abacwezi kuko ngo babacakiye gutya bose barabahoberanyije ubwo abatabazi bahageze basanga abacwezi bababoshe bamwe barabatanga nyine abatabazi arabazana ariko bura harashobora ko hari abacwezi urumva abacwezi ubundi ni ururimi rwoko ki ni uruhe ruri tuzashaka muhozi kanirwa batubwira abacwezi kuko ushaka kubivuga bakagira ngo wenda ari ibintu by'ibizimu hanyuma rero ngo aho kwica gitera ngo wakwica ikibimutera wica ikibimutera ubwo rero niba abacwezi bakomeje kugabwaho ibitero n'ibi bintu gutya niba bamubwiye bati hari igihe ibyo bintu byazakugererwaho da hari igihe byazakugarukira hanyuma rero iyi gahunda ikaba yahuriranye n'ubundi iyi gahunda ikaba yahuriranye n'ibirimo kugenda rwose bivugwa amakuru aravuga ko rwose hari abasirikare ngo bari bahembwe bitwaye neza ngo bari kwitwara neza muri iyi minsi rwose mu kubungabunga ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda
mu by'ukuri ngo bashimiwe cyane bahembwe muri RDF n'ingabo zacu z'u Rwanda urumva bashimiwe nyine bahembwe ngo akazi rwose ngo bagakora neza hari ukuntu baba bitanga buriya cyane cyane nk'ababa barinda imbibi kuko urabona nk'hano muri iki kibaya hano hafi kuri Kongo hari ukuntu bahora bashipota bashaka kwinjira hariya rero buriya abasirikare bari hara mu by'ukuri nawe sina makosa urabizi baramutse bahumbije umwanzi yatwinjirana kaba kabaye aba rero baba bagomba gushimirwa bagahabwa agashimwe kugira ngo n'abandi bose bifuze gukora nkabo bajye hara nabo bumve rwose ko bagomba kujya nkaho ngaho bakarinda aho hantu nabo bagashimirwa ubwo rero abasirikare rwose bashimiwe cyane ndetse n'abafashe iki gikorwa cyo kubashimira kude chapeau rwose salute I salute you so rero sena makosa mu mwanya wanje urumva ni ibintu byahuriranye urumva ko muri iri shyamba rya Kibira byo ni ibindi bindi hari n'abanywezi n'abacwezi bakomeje kugenda bakora ibintu rwose bitangaje ahantu hari batayo hatorezwaga batayo njye nta nubwo ndongera kuvuga imibare nzavuga imibare neza yabahaguye namaze kuyifatisha aho kugira ngo nze mvuge ngo 500 ejo mbone mu kanya hasohotse abandi babaye 800 reka mbe ndekyaho reka mbe ndekyaho ibindi turakomeza kubikurikirana gusa ariko update zo turakomeza kugenda tubapudetinga kubiri kubera ahangaha muri rishamba rya Kibira byaguyemo abantu abasirikare batari bake cyane bateguraga ibitero cyangwa se operation yo kugaba igitero kuri M23 ku Rwanda plutôt ku Rwanda M23 wagoro bashaka kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda ariko bikaba bitaraje kuba rwose nkuko babyifuzaga uyu mugambo ukabaraje kuburizwamo hagwemo Lieutenant Kano nabigarutseho Lieutenant Kano witwa Mike cyangwa se Michel yaguyemo ni Michel Lieutenant Kano Michel yasize ubuzima urumva ndetse n'uwari uyoboye iki kigo cyangwa se iyo cyo kigo bari bashinze cyatorezwagamo izo aba FDL ndetse na FRN yitwa Justin Ngiyimbere niwe wari uyoboye icyo kigo urumva iryo zina Justin Ngiyimbere ntabwo iryo zina riri Nyarwanda ni Rirundi pe iryo zina ni Rirundi Ngiyimbere ko riri Nyarwanda birashoboka byashoboka ariko amazina ni make mu Rwanda burya amazina y'abanyarwanda akenshi ushobora gusanga nk'ubu witwa Sena Makosa uri hano Musanze akaba ari nk'abasena makosa utabara ku buryo rwose iryo zina utaba warabuze ahantu wumva rifite nk'iryo zina nta banyarwanda nigeze numva witwa Ngiyimbere ni Mankunzu Rwanda n'abahabimana ni bapfa kurera hari bo ndabazi ba kera babapfa kwita bitwa amazina nkayo ba Nzabandora amazina nkayo ariko ngo Ngiyimbere hagarira Nyarwanda ni Rurundi urumva ko rero abarundi urukumva bari mu gahinda gakomeye bitewe nuko nyine ibyo bari bagambiriye batabasha kubigeraho ndetse bakatakariza abasirikare benshi cyane hanyuma Sena Makosa dukomeje ikiganiro cyacu cyangwa se makuru yacu mfite nandi makuru yo kuva ko muri iki gitondo ubwo twise twigira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ubwo abacwezi bo rwose babaye abacwezi ariko mu by'ukuri buriya uzajye wenda tunava kuri iyo ngingo uzajye kureba buriya iyo uhanganye n'umuntu cyangwa se iyo uri nko guhiga ikintu runaka iyo uri gushaka umuswa reka bari ko mbyita uri gushaka umuswa iyo buriya hano muri iriya stade Amahoro stade yacu nyine hano i Kigali yabagamo ikintu bita umuswa bari barawushatse barawubuze stade yarabyukaga bagasanga bari gutegura nk'umukino bagasanga umuswa wubatsemo ikirunga kintuza nyine ubwo uzi uko wubaka ni ibisaho byabyo umuswa bakaja barawushakisha bakawubura bagakubita twatundi turaho hafi ariko umuswa ejo bikagaruka byasabye ko bajya guhiga urwami rw'umuswa bagiye kuruhiga barushaka barubona iyo hepfo hafi ku kibuga cy'indege iyo ngiyo za Kanombe bavuye ibaze naho urwami rwagiye Kanombe iyo miswa ikazamuka ikazajya icukura hari i Remera muri stade icyo nshatse kuvuga rero nuko u Rwanda mu by'ukuri buri hari abantu baca umugani
buriya hari abantu mu by'ukuri bategura ibikorwa byiza. Buriya sinzi umuntu warembye ngo Imana yirirwa handi ngo igataha i Rwanda, ntabwo wategura kugira nabi u Rwanda mu by'ukuri ngo ibintu biguhire pe. Kuko twari ibintu byinshi twaciyemo, Imana yarabibonye, twewe igihano navuga ibintu byararangiye. Sinzi uko nabyita, ariko twe twarababaye bikomeye, twaciye mu bintu bikomeye. Buriya sirukura n'ibi bintu kongira gucamo, buriya nayo n'igihe amahoro naboneka, amahoro azaboneka pe, agahenge k'igihe kitari gito kazaboneka. Singiye kuva wenda twe byarangiye bitagaruka, wenda byana ako amahirwe make nuko bitagaruka, amahirwe menshi nuko bitagaruka, amahirwe menshi nuko bitagaruka. Ariko icyo nzi cyo ubu ngubu iyo ugerageje arega buriya abantu benshi barize barisobanukiwe, ibikorwa byinshi bene nk'ibi ngibi bikorwa n'abantu abatuye, abanyagihugu nibo babikora. So rero iyo mwamaze kubona isomo mukabona ikintu uko kiba giteye, biragoye. Buriya nk'ubu ngubu bano baturage bari biye, uwabagarurira Kadafi ndakubwiza ukuri n'urubamuyoboka baje basimburanwa kumwoza ibirenge. Kuko niba hari ibintu yabahaga barangiza bakabashuka bakamwikuriraho bakamurangiza, barangiza bakabibura, ubu baravata uwamugaruka. Amasomo barayabonye, isomo bararibonye. Natwe rero ibintu bijyanye n'ibintu by'urugamba n'iki byose n'ibintu byo guhungabanya umutekano twarabibonye, byinshi twarabibonye, kugira ngo ducemo biragoye, biragoye. So rero abantu banabitekereza, niyo mpamvu tuba tuti biragoye. Kubera iki? Buri muturage wese aho ari nimbone y'igihugu, nijisho ry'igihugu. Urumva ibyo bintu bitagwe sinamakuru. Rero niyo mpamvu burya ngabaterane hamwe ngo Imana irabasanga. Niyo mpamvu bihanava umugani ngo Imana yirirwa handi gataha i Rwanda. Nugerageza rero gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, uzajya uhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Kubera amasengesho y'abanyarwanda uzajya uhura n'ibibazo iyo ngiyo rwose. Umugambi mubisha Kakobo washaka kuducukurira ari wowe ugira ute? Imana iducukurira akanzu. Ubwo rero niba uyu mugabo akomeje kudutekerereza ibibi, Imana ishobora kuzamugira ite? Kuzamuhana. Ubwo uravuga neva niba ugikomeje gushakisha ukuntu rwose uhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi twaturanye amahoro, Imana ishobora kuzamuhana da. Barabaga bashobora kuzakubitwa iboko, Imana ishobora kuzaguhana. Twigire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho turezanya mu gigimazi byutse muri iki gitondo, dore ko habyutse urugamba ruremereye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Irugamba rureka turuherano muri za Bweremana, niho haramuke imirwano ikomeye cyane ahitwa Gashingamutwe, Bweremana, Ndumba, za Kiruku. Aha habyuka imirwano ikomeye cyane, ndetse akaba ari n'amakuru azavuga ko ngo hano muri Bweremana na gace n'ubundi M23 ntabwo yari yakagezemo, kari karimo FARDC hano mu centre yayo, ariko mu misozi ya izo misozi za Kiruku, za Kiruku, za Ndumba, bafata za Kabase, nimo M23 yariri. Aba bagabo rero mu by'ukuri muri iki gitondo mu by'ukuri ngo bagabye igitero gikomeye cyane. None bagabye igitero ngo M23 ngo ibirukanse ngo ku buryo ngo imaze gufungura ngo haraga kasho bari barashizemo hariya za Bweremana, ngo bari barashizemo kasho ngo nahantu ho gufungira bafungiraga abaturage ndetse n'abasirikare. Ubu tuvugana M23 imaze kubafungura nk'uko amakuru arimo arangeraho. Amakuru arimo arangeraho hano muri Bweremana M23 imaze gufungura cyangwa se gufungura abo baturage. Sinzi niba iri bunagume muri Bweremana, birashoboka kuba irahita yiviramo, ariko yamaze kugeramo, imaze gufungura abaturage. Sira makosa. Yes, yamaze gufungura abaturage. Ni nyuma yuko rwose ari imirwano yamanje guhuza FARDC ndetse na M23, nyuma yuko rwose bamanje gukozanyaho, hakaba ndetse no kuba hagwa abasirikare batari bake ku ruhande rwa FARDC. M23 ngikaba yakomereje no gufungura izi mbohe zari ziri muri iyi gereza y'ahangagwa za Bweremana, ngo dore ko ari gereza nyinshi yarifungiyemo benshi baturukaga za Kiruku, abandi bagaturuka za hano hejuru muri iyi misozi navuga za Gashingamutwe, abandi bagaturuka za Kabase, bakamanuka bagiye kurema isoko ahangaza za Bweremana, ariko bagatabwa mu mvuto ngo bitewe nuko bagenda baturuka mu bice M23 igiye iturukamo. Ngo dore ko rwose na za Karuba harimo abari bafungiwemo baratutse za Karuba, dore ko kugira ngo ugere Minova uturutse mu bice M23 yarisa nkayiyoboye
byabaga ari ibibazo ngo dore ko iyi gereza rero yari isa nkaho ifungiyemo benshi cyane ariko hakaba harimo abenshi abari biganje muri gereza ari abaturage baturukaga mu bice M23 yari isa nkaho iyoboye abandi bagenda bafunga bavuga ngo nabagambanyi bagambanira FRDC dore ko uko FRDC ikomeje kugenda igerageza kugaba igitero kuri M23 bitajya bihira naka na gato bakavuga ati rero nta bandi batugambanira n'abo baturage reka tuye tubatama mvoto turebe yuko wenda hari icyo byatanga M23 rero byarangiye aba baturage ibashije kubafungura aho byanarangiye aba basirikare ba FRDC ndetse n'abambari bayo bavuye muri Bwerimana bajya muri Minova dore ko iyi Minova nayo ihanye imbibi ni centre ya Bwerimana bikaba byatumye rero M23 ikomeza kwakisera nyuma ko yari yagabweho ibitero ahangaha za Ndumba ariko ahandumba bari bagabweho ibitero akaba ari abari baturutse muri Sake ni muri ya system yo kwatakira M23 rimwe abari bagiye haza gashinga mutweho nabari baturutse za Minova wumve yuko impande zose nyine bari bakomeje kugenda bareba uko bagaba ibitero nubwo bikomeje kugenda binanirana ni nyuma yuko ahangaha muri Bwerimana FRDC naho yari yongeye mu imbaraga zidasanzwe bavuga ko bashaka kugira ngo bigarure uyu muhanda Sake Minova ariko bikaba bikomeje kugenda binanirana muri rusange urumva rero ntabwo byoroshye n'akana gatoya ahaza gashinga mutwe na Nisa Masasu Fighter ngarimo aravuza ubuhuha ya amasasa arimo aravuza ubuhuha sina makosa imirwano irakomeje ntekereza ko ese aba baturage bivuga ngo barafunguwe M23 yaba ibafunguye nkuko inkuru zirimo kugenda zihwirahwizwa cyangwa FARDC ibonye ko bagiye kuyifatana hariya hantu iravuga iti reka tubarekure bagende n'ubundi nta munsi nta gihe dusigaje kuba turi ahangaha abaturage bafunguwe na M23 kuko FRDC iyo babafunze uzikora n'igihe babata muri gereza bakigendera urugero M23 ya 2013 iri kwinjira muri Goma nose niyasanze gereza imfungo bazifungiranye bigendeye ubwo rero niyizifunguye nibo bafunguye ngiye gusa impamvu amakuru angezeho nuko biri kuvuga ko ngo bari kumva yambwiraga ko ngo M23 imaze gufungura imbohe hana ahangaha ariko nkibaza se yaba ihageze ite se FARDC yo ntabwo yabona biyikomeranye ikabizifunguye ariko ikigaragara cyurumva ko FARDC kubafungura ntabwo yabafungura kuko impamvu itafungura ni iyi ngiyi baba bafunze bavuga yuko ngo bashobora kuba bakorana na M23 bya hafi kumva rero ko baje n'abakongera bakabafungura bazi yuko bagenzi babo aribo bajemo n'abashinja ko bakorana nayo urumva ni ibintu bitagize ute ni ibintu bidahuye ahubwo bagerageza gusiga bakingiranye urumva bo bakigendera abari muri gereza bakagira ngo baracyacunzwe baracyarinzwe bo bakajya gushiduka M23 iri kugira ute iri guca imiryango iri guca inzugi ngo bagire ute bafungurwe ariko FRDC nta mpuhwe nta mbabazi ifite zatuma ifungura abaturage mu buryo M23 yabibasizeho igitutu ahubwo wenda ikintu twavuga ikintu bagombye gukora nk'iyo bumva ngo M23 baracyari kure izi mfungo bakagombye kuzipakira imodoka bakazijyana za Minova ariko zikoko ko bari kubimura bari kuba transfera bari kubavana ahangaha muri Bwerimana bakabajyana Minova ahubwo nuko bumvishe M23 yabagezeho bo bagakiza yabo urumva ibyo kugira ngo bagende bajye kurwana n'imfungwa bakabireka bakirukanka bakazisiga byatumye ariho M23 igiranga habwerimana ahari kasho yaho FRDC yafungiraga M23 agiye kuhagira igasanga abasirikari bagiye ariko imbohe zo zigize ute ziracyabohewe muri igereza ziracyayirimo ya hanyuma sina makuru mbere ko tujya no kuyandi makuru reka manze mbwira abantu badukurikiye ko uribuka ko hari inkuru derutse gutangaza tuvuga ko ngo hano mu kibaya za Kibati ngo babuze imbunda zigera muri ebyiri n'ibikompora byazo biri kugera muri 300 na amakuru naje gutohoza ngezo nuko za mbunda zaje kuboneka ariko ziboneka gute ngo abasirikare bari bashinzwe kuzirinda ngo bari aho ngaho muri amasaha y'umugoroba baragize gutya baratabanyitse babitaho ngaho baritabanyikira baragenda noneho
batabanyitse babisize niba aribo banagiye navuze ntimenya ari byo bisambo bita byigira mu mujyi kwiyibira banza baragiye kwibira noneho ubwo abari bashinzwe bari basigaho ngo nyine baryamye niba barabonye urunyamanyama rubariye cyangwa se bari muri icyo kigo cya Kibati kuko bari babisohoye biri imbere cyane ngo bahagurutse bagihageze basanga ngo ziri zonyine bakurikiye hirya rero reka da babura abantu bahamagaye ibyombo bakumva ntabwo ari gusubiza imbunda barangije barazizibika barazipfundura neza barazihambura barazifungura dore ko ziba zifunze n'amavisi barangije barahambura bajya kuzibika batangira gutekereza ko bariya basirikare bari baraho ya 23 baba bagiye nk'ahantu na 23 ikabafata amateko kuko nta mirambo yabo babonagaho barangije imbunda bajya kuzisha nabo ubwoba burabarya baraye bahagaze bahangayitse ngo noneho rero ngo bagiye kubona ibyo abo bagabo ni mu gitondo cyangwa se abo basirikare burukerera barabungurutse niko no gutangira kubabaza izo mbunda ati ziri he ko bikoresho mwabicungaga biri he abandi nabo babyuka bari kuvuga ngo ntabwo tubizi ngo twe twagiye kuri paturuye ngo turaje dusanga ntabyo kumbi abandi babibitse abantu babyumve bira bibunda ni ikibunda utagendana ni ikibunda ucungiraho kiri ni ukugicungiraho kiretse mu gihambuye buri wese agatwaro pièce par pièce so rero bo baragiye barabisiga abandi baje barahita babihambura ariko nabo bari bakoze amakosa ko nubundi bari bazi yuko imbere hariyo zambushi zabo bumvaga yuko batenda kubigeraho umwanzi atabigeraho imbere hariyo ambushi zabo bumvaga yuko rero bifite umutekano uhagije ariyo mpamvu binyabije bakaba uburyo bajya kwigenza ubwo nubwo binyabije rero ntabwo byigeze bibahira kuko amakuru rwose aravuga ko ngo bagize gutya rwose ngo ubungubu bana bafunze bose ubungubu bari mu mvuto bamaze kubata imvuto bitewe nuko nyine urumva ibyo bari bagomba gusigasira ibyo bagombaga kurinda ntabwo babirize umwanzi buriya ni nka kwako nibura ngiyo bari no mu makosi kukosi mwari iki giti baguha bakikigifata nk'imbunda iyo ukiri umukuru tubucigatiye igiti none kiriya giti ngo ugize umwaka nijoro ngo bakaza waryamye ugasinzira bakakikwiba ngo bakigereranya nk'imbunda ngo baragukubita inkoni nk'ibihumbi utabara kuko ubwo ni imbunda bakwibye ngo no kuruga ngo n'igihe bazayiguha ngo hari ngo wazagira ucya nayo ngo ukasinzira bakayitwara icyo gihe rero buriya urumva ibintu bijyanye na kiriya gikoresho kirabugabuka n'igisirikare iranyagwa barakubwira ngo kugira ngo ibureweho wabona ewa none bakubwira ati kugira ngo intwari bure wowe twakubura arega buriya hari n'igihe wanayigurisha badashyizeho ako kantu wanayigurisha da iyo bari kuyigura baragutongera ati iyi niyo nyoko iyi niyo so iyi niyo mugore wawe niyo nshuti yawe magara hari umutipe wanjye wavuga ngo yari yarayise izina niba yari yarayise nibutse ngo nibatamuriza umusore ngo ni kabatamuriza urabona ndi kumwe n'abatamuriza ngo mba numva ameze neza ngo turi imbere cyane njye n'abatamuriza ubwo rero kumva ngo bakwibye iyi ntwaro bakayijyana bikumvikana ko aduyi noneho ari we wayijyanye no kwicwa wakwicwa uretse gufungwa no kwicwa wakwicwa kuko baba bajyanye ikintu gikomeye barakubwira ati iyi ntwaro ushobora gupfa usigaye akayikoresha ushobora kugira ikibazo runaka usigaye akayikoresha ariko iyo yaramutse yabuze ibintu bikubaho ni ibintu biba biremereye cyane so urumva rero yuko ni ibingibi bya hano mu kibaya twari turi kuvuga bijyanye n'izi ntwaro twari twavuze yuko zaburiwe irengero ariko urukumva uzabashije kuboneka nyuma yuko abazicungaga biraye bakigira mu byabo ubwo urumva ni muri bwa bwambuzi bakora nijoro ubwo bari bazi ko batari butinde barahita bagaruka bagakomeza akazi abari basanzwe nyine bari aho ngaho hafi dore ko bagenda basimburana bagiye kurabasanga rwose abavandimwe ntabo nabo bagiye gutya barazihisha bagiye kugaruka basanga rwose intwaro ntazo bituma abagabo rwose bamanurwa hariya kuri auditora militaire kugira ngo batabwe mu mvuto banakurikiranwa babaza rwose nimba ibyo bari bagiyemo ari byo bari bashinzwe cyangwa se ari byo bari
bahamagariwe urumva yuko bitari byoroshye. Ni nyuma yuko aha mu kibaya rwose ejo nge narindiyo nandi kugenda kino kibangenda ngikakamba nkizamuka ngenda ndeba uko byifashe. Fighter naho FDLR zirimo. FDLR ziri muri iki kibaya cya Nyiragongo. Fighter ngo nuko FRDC n'izi FDLR batari gucana waka nyuma yuko izi FDLR ngo zumvaga yuko kuba bazibwira ngo zegere iki kibaya zegere umupaka w'u Rwanda ngo ibintu bahise bishyiramo ko FRDC igiye guhita ibatiza umurindi bagatangira kurasa ku Rwanda. None ngo babonye FRDC yaratereye agati mu ryinyo, yarahageze iterera agati mu ryinyo, ati mwidushuka FDL mwidushuka, hari igihe twabikora naho turi tukahavarwa. Izi FDL ngo zikaba zitari gucana uwaka ni FRDC nyuma yuko ngo bari bababwiye ngo nimuze ahanga ubundi tubereke uburyo tugiye kubafasha guhita mwinjira mu Rwanda mu buryo bworoshye. Ariko Fighter burya ngo ikintu FRDC yari iryamyeho kwari ukugira ngo izi FDL zize zifatanye na FRDC gucunga umutekano wanga mu kibaya kugira ngo M23 ibitabaca muri humye ngo dore ko izi FRDC mu bantu zizi ko ari indwanyi ngo na FDL zirimo. Ngo rero bakaba barababwiye ngo nibaze babe barahangaha mu gihe runaka bazabafashe kuba barasa ku Rwanda. Ariko umugambi wa FRDC wo ntabwo wari kurasa ku Rwanda, wari kugira ngo izi FDL zibafashe kurinda iki kibaya. Barakirinda rero nabo bari kukirinda ariko bari kwiciraguraho rwange ariko barakirinda kuko nta yindi solution bafite. Kuko ntibenda kugaba ibitero kuri FRDC, ntibenda no kugaba ibitero ku Rwanda badafite iki nta mbaraga. Ubwo rero bari kwiciraguraho ariko bakanakirinda. Urumva rero hano mu kibaya ntabwo ibintu byoroshye n'aka na gatoya. Nyuma yuko ariko na M23 hariya za patrouille zirimo rwose bari gucungana ku jisho. Isaha n'isaha icyo barindire no kuvuga ngo ngaho mukora ibyo murakora, ariko icyo nkubwiye ko cyo nuko muri iki kibaya ari M23 ari FRDC n'abambari bayo bose ku mpande zose ubona ko bambaye urugamba, bose baryamiye amajanja. Ku ruhande rwa M23 barakubwira ngo turi kubareba ngabariya, ariko ikintu tutarahabwa no gukora mu mbarutso. FRDC nayo ikagenda irunguruka ibarebe bavuga ati ngabariya sha, ariko nabo bakaba batagira ute batakwataka kuko bazi yuko kwataka kwabo ari ibibazo, ni ibibazo. Bazi yuko hari ugiye bataka bagatakaza nabo bari bagize ute naho bari bafite. So urumva ko rero muri iki kiba cya Nyiragongo naho ntago ibintu byoroshye n'aka na gatoya. Ni nyuma yuko babasatade nabo bari hari za Rusayo nabo ngo bari kuryamira amajanja bagataka, hari igihe rwose ba makafite bashobora kuza bakatwinjirana nabo ngo basige barara badasinziye. Nabo bari kunywa cya kinyobwa bari kugike kagura, bari kora bahekenya bya bintu rwose, bari kurara rwose ikinyobwa bari kugifataho kugira ngo M23 ibitabaca muri umye. Dusubiye Fighter ahangaha muri Karehe rwose, dore ko ni Minova iri muri Karehe. Territoire ya Karehe ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nuko ejo nimugoroba hagejejwe amakamyo agera muri 4 y'abasirikare ndetse n'ibikoresho, bakaba barajyanywe mu bice bigiye bitandukanye harimo Numbi, Shanje ndetse na Rumbishi. Aya makamyo y'abasirikare arega hano muri Sud Kivu ejo iyitwa Mayimayi, iyitwa ngo ni Mayimayi ya Kutumba cyangwa ni Raila Mutombo. Oya ni Mayimayi ya Kutumba ngo na n'igisirikare cy'u Burundi babyutse bagabye igitero ku barwanyi cyangwa se ku basirikare barede tabara ngo niyo ngo iri kugaba ibitero ngo harango niyo yagabye ibitero haramu ikibira. Babyutse bayicanira ivumbi ryatumutse da. Arega ni rede tabara bayirega ngo kubi nafatanya na makanika. Ara FRDC ravuga ngo ndetse n'abarundi ngo rede tabara ifatanya n'abasirikare n'aba mwe mutwa twirwaneho. So gusa nubwo rwose Imayimayi ya Kutumba yowe na hamwe ya Kutumba ndetse n'abasirikare ba FRDC bakomeje kugenda bagaba ibitero kuri
iyi twirwaneho ndetse no kuri Red Tabara. Ariko nge amakuru mfite fighter nuko ngo niyi Red Tabara hariya nayo ngo ntago ari agafu k'imvugo arimo. Iyi Red Tabara nayo ngo iyo yagafashemo iba yagafashemo nayo ngo yamaze kuritamikamo ibintu byahinduye isura. Ibi rero ni nyuma yuko ngo abasirikare bakomeje kuzanwa ahanga za Rumbishi, Shaje ndetse na Numbi, ni mu buryo bwo kugira ngo bakomeze kugenda barinda ikiva amajyepfo kugira ngo itinjirirwa n'umutwe wa M23. Ni mu gihe M23 rwose ngo muri papasi zayo ishaka kugira ngo yinjire muri ikiva y'amajyepfo kugira ngo irebe uburyo yakomeza kugenda yagura ibice byayo ndetse no kugenda ikomeza kugenda irenganura abaturage bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa muri rusange. Ni nyuma yuko nababwiye ko mwabira bice navuga iyi mayimayi zari ziri ahanga zarahira mutomboki zagize gutya zinjira mu baturage zibakorera ibyo nakwita ihohoterwa, kubambura ndetse no kubarasa. Byatumye rero ngo M23 ibi bintu bitayishimisha, byatumye rero nayo itangira gutekereza kuri ikiva y'amajyepfo, aho rero na FARDC yatangiye kugenda izana abasirikare ibakora za Bukavu baza muri ibice bigiye bitandukanye. Hanyuma se muri Masisi wasize bimeze bite? Masisi kutari kuri gukekire Masisi, ntutubwire uko wasize bimeze. Ejo hari imirwano yabaga n'iki byose, ategereje ko uratubwira rezilita y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo, kandi ejo nakwanuruye rwose, naguhagaritse amasaha yatujyanye ukiriyo rwose, ntago watubwiye ngo byaje kurangira bite. Yose nagendaga ngurutsa za drone zanjye hari amwabira bice zigenda zinyereka gahunda uko zigiye zifashe nyuma yuko hari za Muheto M23 yaharasiye abasirikare benshi cyane, na nisanga imirambera cyagenda iboneka mu bice bimwe na bimwe, byatumye FARDC ndetse n'abambari bayo basubira inyuma. Ibintu nabibabwiye, ariko ngo bongera kugabya ibitero muri iki gitondo cya kare banyuzeho bita za Rurambo, urumva, abandi banyura za Buguri, bambuka nanga za Buguri. Aha hantu hari icyambu, abantu bahazi neza, hari icyambu uzamuka wambuka Rushoga, urumva, yuturutse no za Buguri fighter, wambuka Rushoga ugira ngo uzamuke winjira muri uyu musozi wa hehe wa Rubari. Aha munsi y'uyu musozi wa Rubari na ahantu hari igikuyu cy'umugabo bita Sadro, abantu barahazi. Aha niho bashakaga kuzamuka, ubusize Buramo uba wayisize hakurya yawe, urumva, uburi hakuno ya Buramo. Aha hantu M23 ngo FARDC mu gitondo cya kare niho bashatse kuzamukana, nyuma yuko haza kabiri byananiranye, bashatse kuzamukana ahanga bagira ngo binjira muri uyu musozi, kuko uyu musozi ni wa M23. Bashakaga kugira ngo bawinjire dore ko amakuru bari bafite harimo abasirikare bakeya, abandi bamanutse za Karongi, abandi bari baragiye gutanga za Musade ejo za Muheto, urumva. Amakuru bari bafite nuko harimo abasirikare bakeya ba M23, abandi bari za Kagusa yewe na za Buramo. Baje rero M23 imenya yuko bambutse baturutse hehe za Buguri, bambuka Rushoga bagira ngo bazamuke muri uyu musozi ahanga mu gikuyu kugira ngo bafate uyu musozi wa Rubari. Ubwo ndavuga iki gikuyu cyo kwa Saduro kiri munsi y'uyu musozi wa Rubari. Ngo M23 yamanutse ijya mu miringoti y'ibi bikubyo kwa Saduro. Miringoti na ahantu nyine bikubi biba bigiye bigabanye, urumva, abari ibintu by'imiringoti bagiye bacukura bigabanyije ibikuyu. Iyi ambushe babateze bageze hano muri bikuyu hafi saa 11 n'igice zishira saa 12 ukumva bwari bakereyeho. Ariko ngo M23 muri ya ambushe hago abasirikare bagera muri 53. M23 yateze ambush. Byatumye abandi bari basigaye nyuma bahise bakupa urugendo, ahubwo M23 ihita ihamagara abasirikare bari hano aho bita ku Rurumbu. Bo ntago bazamutse mu musozi wa Rubari, urumva, ahubwo bawuciye munsi baturutse Rurumbu, urumva, aho bagiye gutanga musada kugizana n'isaha isasuri muri ravuze ubuhuha. Reka abasirikare bari baje ari benshi kugeza ubu ngo muri ibi bikuyu ngo bari na ahantu ku Mutamanzure.
ahantu ku gasi bari kurwana bari kurampa kurwana bari kugendesha inda gusa kweguka bakumena umutwe. Hano ntabyo kweguka, hano ni ubwenge bwinshi. M23 rero ikaba ikomeje urugamba muri ibi bice nyuma yo Wazalendo ndetse na FARDC bakomeje kugenda ngo bareba uburyo M23 bayibuza kwinjira muri territoire ya Masisi, ndabano ku zone bitewe nuko ibi bice byose M23 isa niri kubikontrola, ariko ikaba itaragera ahangaha za Rurambo, kuko aha za Rurambo na iyi Rurambo ifitwe na FARDC. Bakaba bagira ngo rero M23 bakomeze kugenda basa nkaho bayikomeza kwizitira, ntikomeze kwakserera ngo igirute ibe yakwinjira ahangaha za Rurambo, dore koko aha wageze Rurambo ni mu marembo ya Gasheberi. Kandi gufata Gasheberi bivuze ko Masisi iba igizute ibageze muri kadanje, ubu yigereye uba wayigezemo. So urumva ko rero naho muri iki gitondo ibintu ntago bimeze neza n'aka na gatoya, dore ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura muri ibi bice bya Masisi. Ariko usibye ahangaha byukiye imirwano mu bice bya za Rubaya, za Ngungu, ukafata ahangaha za Gatare, aho rwose hari habyutse nazabi hamwe, yewe habyutse ari umutekano. Nubwo hari igihe tuza tukavabona umutekano, ariko mu masaha ari imbere tukaza turi gusanga ari za Nyamugigima zikurikiyeho. Ariko ubundi za Muhetoho ubu ngubu bidasubirwaho, Muheto yongeye gusubira mu maboko ya M23. Nubwo mwabantu mwe nkonze kuvuga ngo iyi Muheto kuyibamo biragoye, ni ahantu mu kibaya cyane, kuyiyora neza cyangwa se kuyigarurira neza birasangwa bazamutse na za Busihe, ariko M23 ikaba itarakomeza ngo yinjire za Busihe. Ubwo ni Muheto sinzi ko barakomeza kuyigumamo, ariko amahirwe menshi fighter ngo nuko bakomeza gukomereza bakinjira na za Busihe, nabo bakareba ukuntu bakwigarurira iyi mirambi ya za Busihe. Ubwo ndavuga na za Mpanamo, kugira ngo ibi bice bikomeze kugenda byigarurirwa na M23, umutekano waho ukomeze kugenda uba ari nta makemwa muri rusange. So ngibyo rero biri kugenda bibera muri iyi territoire ya Masisi, nguko ko M23 iri kugenda yivuna umwanzi muri rusange. Hanyuma sinamako hano hari inkuru ingezeho, ndabona ari inkuru ingezeho, ibi ni ibikimwoka byara. Hano inkuru iravuga ngo umutwe w'iterabwoba wa FDLR urashinjwa kwica abaturage nibura bagera muri 582 bo muri territoire ya Karehe, intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo ni nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe hagati ya Mata na Nyakanga 2024, umuryango witwa ngo ni PDP ngo ARPDP niwo wakoze ubu bushakashatsi. Mu magambo arambuye mu rurimi rw'igifaransa avuga ngo ni action de recherche pour la paix, le développement et la promotion paysanne. Hari ndagasoremo kugira mu kumve magambo arambuye avuga ngo ni action de recherche pour la paix, le développement et la promotion paysanne. Urumva? Uyu muryango wakoze ubushakashatsi. Ubu bushakashatsi kwa bwarakozwe mu kuva muri Mata kugera Nzeri muri uyu mwaka 2024, wasanze FDLR imaze kwica abaturage bagera muri 582 hano muri Sud Kivu muri territoire ya Karehe. Urumva? Ndetse ibi ngo bikaba byaratangiye ubwicanyi bakaba barabutangiye mu mwaka w'1994. Bivuze ko ngo hatabariwemo mu 94 muri ayo territoire gusa. Bivuze ngo ntabwo bigeze babariramo nabandi bo muri bindi bice nyine, ubwo ni muri Karehe gusa. Mu territoire ya Karehe gusa. Ntabwo babaremo nibindi bice biri hariya
ubwo ugiye no mu bindi bice mu zindi teritwari kuko ntekereza ko Kivu y'Amajyepfo ifite teritwari nyinshi ushobora gusanga barisha ibihumbi n'ibihumbi. Yego. Uyu muryango wasobanuye ko ubwicanyi bwakozwe n'uyu mutwe washinzwe n'ingabo zatsinzwe bita ngo ni Exfare interahamwe bwibasiye ubwoko bw'abatembo batuye mu midugudu irenga 20 kandi ko abarwanyi bawo basambanyije abagore nibura 140 na babiri batwika inzu zigera muri 790. Sesengura ko kantu numve irijwi drone mpaye numve niba hari ikintu kibaye ndaza nkomereza aho ngaho naringereje ubwo muhazingatiye. So urumva yuko ni bwa bwicanyi bwa FDL bukomeze kugenda bufata indi sura muri Kongo. Nimba wumva yuko nta gace batwitse inzu zigera muri 700 kanze ndabona ritarafunguka reka mbebwira batwitse ngo inzu zigera muri 790 ngo mu rwego rwo kugira ngo FDL idakurikiranwaho ibi byaha abarwanyi bayo bakoreye ibyaha nyine bakoreye za Butembo bagerageza muri teritwari ya Karehe hagase kandi n'iki ngo bagiye bahindura amazina yabo biyita Nyatura. Wabyumvishe cya kigo ko gitangiye kubavumbura. Izi Nyatura twarabivuze ngo ni FDL barahakana, abandi ngo ni MCPDN nk'uko raporo y'ubushakashatsi bw'uyu muryango ikomeza ibisobanura. Bagiye bahindura amazina n'iyi Nyatura bura ngo ni FDL ngaho buvuga kugira ngo numvirijwe. Yes, urumva rero niba rwose iyi miryango navuga rwose itabogamiye kuri leta ikomeje kugenda ikora ubushakashatsi igasanga yuko ubu bwicanyi bwa FDL buri kugenda bukomeza gufata indi ntera muri iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nanone nibyo gisegeti yakagombye kugira ute, yakagombye kwitandukanya n'uyu mutwe kuko abona ko ari umutwe ukomeje kugenda wivugana abene gihugu nyamara nakawushyigikira mu bikorwa byawo yakagombye kuhamagana ndetse no kuba yagira ute no kuba yafata umwanzuro navuga ukomeye wo kugira ute wo kuba yababwira ngo batahe basubire hehe basubire iwabo. Ariko urabona yuko ntabwo abyitaho, nyamara raporo ziri kugenda zisohoka umunsi ku munsi zigaragaza ibi bikorwa abagabo bakomeje kugenda bakora, gutwika amazu, gufata abagore ku ngufu, nyamara leta ya Kinshasa ikagira ute ikabona ko izi raporo iri ikazitesha agaciro. Iki kigo rero ngo ni ARPDP cyagize kiti byagaragaye ko abarenga 500 bishwe n'izi ntera hamwe mu bice bituwemo n'abatembo ubu bamaze guhindura izina ryazo cyangwa se bamaze guhindura izina ryabo riva kuri FDL riba MCDP simwo kabyara abantu mudukurike muzi uyu mutwe icyo MCDPN mutubwire icyo uyu mutwe usobanuye. MCDPN urumva ubu bushakashatsi busobanura ko kubera gutereranwa na leta ya RDC abatembo bafashe icyemezo cyo kurema imitwe yitwaje intwaro ibafasha guhangana na FDL. Mwabyumvishe iyi mitwe rero ikaba irimo iyitwa Raila Mutomboki. Raila Mutomboki rwose uyu nguyu urazwi cyane, urazwi rwose uyu mutwe urazwi hara muri Kongo. Raila Mutomboki. Urumva bahise bo kubahimba iyi mitwe tujya tunarenganya iriho hariya. Tujya turenganya ngo iyi mitwe kumbi babuze uko babigenza birwanaho, babahimbye cyitwa Raila Mutomboki. Hejuru FDL. Umva uko bavuze bati ubwo bumvaga batereranwa na leta
nyuma y'ububabare bwinshi urubyiruko rw'abatembo rushigikiwe n'abavuga rikijyana bafashe umwanzuro wo kwishyira hamwe kugira ngo barwanye abicanyi niko havutse uyu mutwe cyangwa se nibwo bahise bashinga uyu mutwe wita Raila Mutomboke. Ni byinshi cyane. Ahangaha uraza kumanuka usange nitwa Twirwane naho nayo yashinzwe nyuma y'uko abanyamurenge bari babarangije, bari bazengerejwe, bari bendaga kubarangiza. Urumva ko ibintu byaberaga ahantu ntago byabaga ari byinaha, nibyo ndimo ndagenda mbagezaho cyangwa se turimo kugenda dukurikirana. Iminota tujyanye no sinema kose, reka duhinira ahangaha tuze kugaruka muri update time. Reka duhinira ahangaha tuze kugaruka muri update time tugenda tubabwira naho ibiraba bigezweho muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ariko niba utarakanda subscribe cyangwa se icyo bita s'abonner, kandi no kunzogera rwose ubundi ujye uba mu wa mbere bakomeje kugenda babona ibiganiro byacu. Ariko nawe nimba waramaze no kubikora like ndetse na share nabyo aba ari ingenzi kugira ngo nyine babone yuko bakunze ibyo tugenda tubagezaho muri rusange. Mwakoze cyane, asansa, ciao.